naho abagira uruhare mu ruhererekane rwo kunagura plastique muri Kigali baravuga ko bibafitiye inyungu kuko binatanga akazi kandi hari n'ibyo baba barengera mu kurengera ibidukikije. Ibi rero babigaragaje ubwo baganiraga na RBA mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Pasco Buhura ari kumwe na Celestin Pierre Gatarayiha baratubwira ibindi. Mu masaha ya mu gitondo mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Giheka mu nkengero z'umujyi wa Kigali, bamwe mu baturage bakusanya imyanda ya plastique baje kuyigurisha ku makusanyirizo ngo ni umurimo ubatunze kimwe n'abakorera aya makusanyirizo na ba nyirayo. Nabitekereje mfite inzara yaranyishe nyine njya kubitoragura, mbona nta kundi kuntu nabaho nyine njya kubitoragura. Mbikura mu bisambu hirya mu bihuru, mu maregore, mu nduza, mu kimboteri niho mbikura. Ndagenda nkajya mu isoko nkabona ibirayi by'abana, nkabona nawe kwishyura inzu. Ndamanuka mu rugo nkagenda mu misozi aho bamenagura ibishingwe, ndahagera nkatoragura ibipipiri, nibyo binunze. Ikintu bimfasha cyambere bima ibyo kurya bikamaho kuba mbere nararaga mu bihuru ariko ubusinyi biraramo ndara mu nzu. Urakodesha? Ndakodesha. Ufite abana bangahe? Mfite abana 2. Uku mbese nsa mfite umwanda wabona nsa nabi, ariko iyo nkavuyemo ndakaraba kandi nkacya, kandi si n'uwo mwanda gusa. Usibye abantu bavuga ute aka ni akazi gasuzuguritse, mu by'ukuri wakitayeho nese mbasha gutanga itsinda rya buri wa gatatu kandi nkatanga amafaranga menshi, kandi nkatunga uwo muryango wa buri munsi, nkakodesha iyo nzu, njye numva nta kibazo nagira muri byo. Cyakora ntabwo ari imyanda yose ya plastique aba baturage bashobora kugeraho. Nubwo hari plastique zitoragurwa mu ngo n'ahandi muri quartier, hano inyinshi zigera hano ku kimoteri cya Nduba aho zikusanywa zigatandukanywa n'indi myanda. Iyi ni mashine ishobora kuzikanda ikazegeranya ku buryo byoroha kuzipfunyika, nk'uko mubibona hakurya hariya aho ziba zitegereje kujya mu ruganda, zivuye hano bikagenda zigakorwamo ibindi bikoresho. Abazitoragura babona hagati y'amafaranga 100 na 200 ku kilo, mu gihe abakora ku makusanyirizo bavuga ko ku cyumweru nibura babona ibihumbi 30. Yaba izikusanyirizwa ahateganyirijwe n'abazigurira abaturage bazitoragura ndetse n'izitandukanyirizwa mu kimoteri zigapakirwa zijyanwa mu nganda zizinagura nazo zikazigura. Uru ruherekane rwo kunagura plastique aho zitoragurwa hirya no hino mu ngo nk'uko mwagiye mubibona, ndetse no ku kimoteri aho igenda igatandukanywa iyi myanda ya plastique niyo ndimo kuvuga, ndetse n'imyanda ibora. Plastique hano zigeze ku ruganda aho zigiye gutunganywa zikavanwamo ibindi bikoresho bitandukanye byifatishishwa mu nganda ndetse no mu bindi buryo bukomeza kubyaza umusaruro plastique, aho kugira ngo zikomeze kwangiza ibidukikije hirya no hino nk'uko muzi ko zitabora ndetse ziteza ikibazo gikomeye ku bidukikije. Umuyobozi w'uruganda Wikane Recycle Limited ruherereye mu cyanya cyahariwe inganda Masoro, Mugunga Cedric Prince, ashimangira ko uru ruhererekane rutanga umurimo ku batari bake. Reka nguru urugero rusanzwe kugira ngo ducollecting toni imwe ya plastique ishobora gukorwaho n'abantu barenze 100. Uzanye ibiro 2, uzanye ibiro 5, uzanye ibiro 10 akabigeza kuri collection point yacu dufite, uwo muntu nawe akabiterura akabizana ku ruganda. So icyo ni indi nyungu, kandi abo bantu nabo wibuke ko bafite imiryango, bafite n'izindi nyungu nzo navuze hejuru. Ikindi ni imisoro. Twishyura imisoro mu byo dukoze iyo tumaze ku recyclinga ibivuyemo tujyanye ku isoko, twishyura imisoro y'ubwoko butandukanye. So mu by'ukuri plastique yego ni ikibazo, ariko turebye neza harimo n'ibisubizo twabyaza muri icyo kibazo. Ibi byose bigaragaza ko muri uru ruhererekane rufite akamaro gakomeye mu kurengera ibidukikije, harimo amahirwe yinjiriza ababigiramo uruhare bose. Iyi mizingo ni migozi itandukanye yifashishwa mu gufunga imizigo nk'amabaro y'imyenda ndetse n'ibindi byinshi cyane biva mu nganda. Ngira ngo benshi muramenyereye kubona umugozi nk'uyu nguyu. Iyi rero ni produit ya nyuma y'imyanda twagiye tubona hirya no hino ikusanywa igatunganyirizwa muri uru ruganda rwa Wikane Recycle Limited hano i Masoro muri Kigali. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.